Hello friend, mwaramutse mute? Okay, hari abantu bansabye ko nabereka uburyo dusetinga signal muri Binance. Okay, ndagira ngo rero aribyo nkoraho aka kanya. Ngiye kwinjira iyi coin yitwa Jeto USDT, ariyo iyi ngiyi. Igiciro ubundi cyo kwinjira ku isoko ni iki? Igiciro cya nyacyo cyo kwinjira ku isoko ni iki? Ku idolari 1.95 cyangwa se kwinjira ku madolari 2.01. Ni ukuvuga ngo impamvu ugomba kumenya iyo mibare kuyitaho cyane nicyo gihe cyo kwinjira mu isoko. Iyo usanze iyo mibare bakweretse itageze, jya ureka kwinjira ku isoko. Impamvu ngiye kwinjira ku isoko ni uburyo bwo kubigisha, ariko n'impamvu yindi ni uko iyi coin yarenze stop loss. Yarenze stop loss, niyo mpamvu ngiye kuyinjira kuri kiriya giciro iriho. Ikindi tugira icyo bita stop loss. Stop loss yari kuri ni 1.878. Ni ukuvuga ngo aha ngaha niho itagombaga kurenga, ariko yaraharenze kubera ko ejo risa nkaho ryamanutse cyane kubera Bitcoin nayo yamanutse cyane. Cyangwa mwabibonye ko yatangiye kuzamuka. Ku bantu twari dufite Bitcoin ko nigera ku madolari 71,150 tuzayinjira, ubwo namwe nihagera muraza kuyinjira. Ariko ndagira ngo mbereke uburyo ibi bintu bikorwamo. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bindi ubona bya target, kanze mbereke izi target zose uba ugomba kuzikora cyangwa ugakora 3 cyangwa se enye. Ntabwo ari ihame yo kuzikora zose, kora izo ushaka. Okay? Ni ukuvuga ngo rero igihe cyo kwinjira mu isoko iyo igeze kuri iki giciro umenya ko aricyo gihe cya nyacyo cyo kwinjira ku isoko. Ndaza no kubibereka muri Mexico. Rero stop loss naho iba itagomba kurenga, iyo uyishyizemo ubona amafaranga uri buhombe. Reka ninjire muri Binance mbibereke neza. Ni ukuvuga ngo iyi coin yacu ni 1.95 kandi urareba ko ntirahagera. Kadufungure izi candlestick abantu batazi kuzikoresha bibereke. Ubwo wowe niza kuhagera, abafite amafaranga muraza kuyikora. Okay. Ni ukuvuga ngo rero ko natinze ngiye igiciro na kwinjiraho, kaninjire kuri 91 ntacyo bitwaye. Tugira hano icyo bita isolated, tukagira n'icyo bita leverage. Ibyo bintu nkoresha leverage ya 11 ariko nikoresha iyi10 bitewe n'amafaranga ariho. Ureba ko mfite idolari rimwe ariko ubundi ushaka gukoresha leverage ya 5. Okay. Iyo ukurura kano kantu rero ku mafaranga ufiteho, ureba ko yiyandika hano hasi. Ndakeka amafaranga ufiteho urabona ko aba ari kwiyandika aha ngaha bitewe naho ugeje. Yewe 30%, ugakomeza 100%, idolari n'ibice 20 na bingahe, hanyuma ugakora long kubera ko turi buyigure long. Okay. Reba ko namaze gutanga order byabaye success. Okay. Isolated impamvu tuyikoresha aka kantu, reka nkavugeho kitwa isolated aka ngaka. Impamvu isolated nyine ni ukuvuga ngo amafaranga ubuhaye iyi coin niba uyikoresha. Ko hari igihe ushyiramo cross kubera amafaranga ufite aha ngaha yamanuka nawe ukabona ari kugenda ashiraho amanuka. Oya, ariko iyo ukoresheje buriya buryo nibwo bwiza, bituma bigenda neza. Ureba ko risk ndi kujyamo ya 16 kuba nava mu isoko ku ijana. Urumva ko ari nyinshi nyine, ariko kubera ko coin yacu iri buze kuzamuka ndaje nyihorere, ariko ubundi ntibyakabaye. Iyo ubonye aha ngaha amahirwe yo kugukura mu isoko ari menshi nkaha muri kubona hano, urayikorozinga ukagabanya leverage. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye bigera mu 10 rwose, ubundi ntuba ugomba kurenza 10 iyo ubaye byinshi.
ariko reba ko igeze kuri 16. uvuga ngo iyi coin nyine ifite imbaraga mu bijyanye na trading. Okay, tugiye gushyiramo icyo bita stop loss ndetse na target. Uraza ahangaha icyo bita stop loss. Okay, uza aha niho dushyiramo ziriya target naberetse zacu ndetse na stop loss. Ibyo dushyiramo ni ibihe? Ahangaha icyo bita stop loss, icyo bita target ni izi ngizi. Iyo igeze kuri iyi target irakugurishiriza ikaguha inyungu ndetse nayo washyizeho bitewe niba ari 20%, ndaza kubibereka. Iyo ugiye ushyiramo iyi mibare rero irakugurishiriza ikaguha inyungu, icyo biba bishatse kuvuga, icyo bita target ko ibigezeho. Hanyuma ahangaha nk'uko mubibona nicyo gihe cyo kwinjira mu isoko. Ureba ko njye ninjiye mbere yacyo kugira ngo mbibereke uburyo muri buze kubikoramo. Okay, noneho reka dukande ka kantu naberetse tugiye gushyiraho. Ahangaha ni ahajya take profit, ariko dukanda hano handitse position. Nongere mbisubiremo, aha position niho dushyira stop loss ndetse na take profit. Profit yacu rero reka tuyigire target ya nyuma. Hano handitse profit kuri signal yacu ariho hahangaha, ariho hano hejuru. Aha tugiye gushyiraho iriya mibare ya nyuma ariyo $2.19, aribyo dushyiraho hano. Niyo profit yacu, $2.19. Reba ko ndaba nunguka rya dolari nashyize kuri iyi signal, ndimo ndabereka uburyo babikora. Ndaba nunguka $1.90 na bingahe. Niyo nshyiramo stop loss. Stop loss twabonye ko ari 1.878 niba mbyibuka neza. Abanyishyize hafi, reka ndebe, ni 8.7. sorry, stop loss nyishyize ku 1.878. Reba ko stop loss nyine nyishyize hafi, ndaba ndi guhomba 0.21 by'idolari. N'ubwo ngo iramutse igeze hariya nahomba 0.21 by'idolari. Mwabibonye? Iyi mibare rero ndamutse nyigabanyije nkagira wenda nka 1.80, ureba ko naba mpomba 0.70 na bingahe by'idolari. Ariko reka nshyireho 5.45 mbe ndi guhomba 0.41 by'idolari. Nkore confirm, kubera ko ninjiriye hafi nyine ku isoko, niyo mpamvu muri kubona bimeze gutya. Okay, dugaruke kuri candlestick. Nshyizemo icyo bita stop loss na take profit. Ndaje mbereke uburyo tugiye gushyiramo target rero. Ndakeka murabibona ko ni yacu yarenze stop loss. Stop loss yari 1.878, ariko urareba ko yageze ku 8.73. Bivuze ngo yadukuye mu isoko. Ejo nayo nayikoze, ariko yankuye mu isoko. Nayo nayinjiriye ahangaha, aha irangije iramanuka kugeza ubwo yahise nkura mu isoko. Okay, noneho ikintu ngiye gukora ni ikihe? Mutegereze gato, ngiye gushyiramo target. Kurikira uburyo target uzishyiramo. Uraza n'ubundi ugakanda ahangaha, hanyuma ukareba ahanditse ahangaha. Kuri aka ngaka niho ushyiramo target. Aha twavuze ko ushyiramo take profit ndetse na stop loss, niho ha kabiri. Ahangaha rero niho ushyiramo target nyirizina. Target ya mbere kuri signal yacu nigera ku $2. Ubwo ni target ya mbere n'ibice 0.29. Karibyo dushyiramo $2, 0.29.
ni ukuvuga ngo ugomba ureba ko ari 100% nakunguka ibice hagati ya mbere ni 0.83, ariko nishyira kuri 25% ndunguka 0.11. Iyo niyo target ya mbere. Nigera ahangaha ndunguka 0.11 by'idolari. Urabona kano kantu ugomba kumenya ngo uragakora. Ushobora gushyiramo target ya mbere ugahita ugashyira 100% yagera igiye gukora mu isoko, ariko kubera ko nshaka gutinda mu isoko reka nkoreshe 25 ku gice cya 26 muri confirm. Ndagaruka hano ngashyiramo target ya kabiri, avuga ngo niba ku madolari 2.069, amadolari 0.69 kuri 50% ndaba ndi kunguka 0.47 by'idolari. Okay, nongere nshyiremo target. Nababwiye ngo niba muri Binance target ni ahangaha bazishyiriraho, na stop loss na take profit bishyira ahangaha nabisobanuye. Hanyuma nanone nshyiremo nigera ku madolari 2, turebe nigera ku madolari 2 n'ibice 19, turebe amadolari 2.19, ubwo kuri 70% ndaba nunguka 0.79. Izi target ziba zibaye nkahita nkora confirm. Ni ukuvuga ngo ntabwo iratesitinga nyine, iracyubaka isoko kubera ko ninjiriye kure cyane, niyo mpamvu muri kubibona gutya nyine. Okay, ariko ntacyo bintwaye kubera ko yarenze stop loss, ntacyo bintwaye, ndayireka gutya. Okay. Ubwo ndaza kubereka resulta uburyo bimeze. Target 3 zirabaye, nkategereza nkituriza. Ibintu byo kuza kuri signal buri kanya ushaka kurozinga ntabwo ari byiza, ngo uri kugushyira mu gihora. Reba ko iri kumanukaho 4 n'ibice ibyo ngibyo. Okay, reka tujye muri Mexico naho mbereke uburyo bikorwamo. Ubwo we nigera kuri kiriya giciro nakweretse hariya nibwo uri bwinjire mu isoko ukore biriya nakoze.